zikomeye ni umutipe mani usiko ari kunyica wasanga ari undi mujama ari mushya kumura na fresheri oh my god ako ni mani ahubwo biracyaza thank you harahiye yes dore gahunda ni izi jama komeje nyine kwigaragaza thank you none se harahiye oh thank you take bizu kabisa urakoze cyane yes reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza nongere mbashimire mwe mwese mukurikirana ibiganiro byanyu umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi reka nongere mbahikaze amazina nk'ibisanzwe nitwa Emi Nyawe 2020 unyarukira kuri Instagram yanjye ugasanga ibintu bimeze neza niyo mazina yanjye ubona uyu mukobwa rero duhagararanye hano muramuzi yitwa Aisha story yiwe murayizi y'umujama wamusabye urukundo aturutse mu Bugesera MC Nario murabizi urugamba yarwanye muraruzi uburyo byagenze n'uburyo yabikozemo ibintu bigasa nkaho bimeze gutya ariko situzi uko byaje kurangira ariko mwifuje yuko twakongera wenda guhura cyangwa se ngaganira na Aisha nkamubaza uko bimeze uyu munsi nibyo rero niyemeje kuvuga ngo reka nganire na Aisha ngo hayi kaze mu kiganiro murakoze cyane umeze neza umeze neza ko wambaye neza shushu be wabandi murakoze cyane yes abantu bamaze kukumenya cyangwa se bamaze kukubona inshuro ya kabiri kuri kamera za Yawe TV ubushize umusore yagusabye urukundo ariko bisa nkaho utarabyemera neza ubu noneho warabyemeye bigeze bihagaze gute mani bizaza mani sinabiguteguje bizagenda biza nese twatatu uziko nta n'icyumweru gishize tuvuye hari aburase kirashize akutiri kubyigaho nyine tu uzamuhamagara umubazi ubu bimeze bite bo bifite itandukaniro bitandukanye na bya bindi nyine uko twatumeranye mbere ntago ariko bimeze ubu tu uko mwari mumuranye mbere ntago ubu urumva bimeze bite feelings basi by'urukundo ukurikije na comment abantu bateye comment baravuga ngo Kaisha kariyemera bamwe baravuga ngo Aishuri mwiza bimeze bite bihagaze gute noneho urukundo rero reka mbabwire nukuri nubwo wabatuka abantu ariko nese watawemera umuntu gutyo feel free bisaba nyine ubanze ubyigeho ariko icyo nababwira cyo nuko ubu none uko tubanye n'umuntu nyine arahamagara mu gitondo saa sita nijoro nanjye wagiye muhamagara kuko nzi uko urukundo rumera sinavuga ngo ubu naramwemeye ariko ubu ngubu nyine biko biraza tu ariko bagiye bagabanya gutukana barantutse ngo nabo bankunze kandi barantuka bagira gute ariko wallahi maramsuri ntago ari mu bitu bizaza ushaka kuzaza bizaza ako se kugira ngo umukobwa yemere umuhungu bisaba iki none haje nanagusaba n'urukundo wenda n'ahantu muhore cyangwa mwarahuye mwigana ariko yaragukunda ubundi bisaba iki kugira ngo utange urukundo wowe Aisha rega bisaba ko umenyeranye n'umuntu cyangwa mukunda guhura cyane akoreba ahantu atuye kugira ngo aze Kigali ntihatari nyine tunoze kandi nanjye kugira ngo hano ngiye mu Bugesera nyine biba bigoranye byatari kereka tuye around byanyorohera nyine muri transport kugira tujye duhura wowe ukundana n'umuhungu mwegeranye naguhamagara umwitabe naguhamagara uri hehe fata moto nuko bameze nukuri comment wazakiriye ute comment ni nziza abafana bo kuri Yawe TV ni beza bavuga ibintu nyine ibyo bavuze muri comment ntacyo mbreminga kuko nibyo pe hari wavuze ngo ufite tubere twiza man bibaze man anasi amabiri se yaboneye ko nanambaye ari hose tubereka ko mfite amabere meza ahire rimwe rero jama waja reka muhamagare kuri telefone numve nuko yiyumva nyuma ya cya gihe ubundi numve wasanga wenda hari nk'utuntu wenda ashaka kukubwira twiza twavuganye se mu gatondo twavuganye tu
kamuhamagare numve. ntabwo namubwiye ko ndibuze wantumiye. Yagiye kubimubwira. Oh. Okay. Katanye tabase mwana. Halo. Yes. Salama bro. Ni sawa. Umeze neza? Ndaho ndakomeye rwose ndashima Imana. Uratangaza iki? Ndabona ari agacyo kameze neza pe. Ubu se komere ukubushize ni Emi kuri yawe TV bakakanya tuvugana turi live mu kiganiro ariko sinkubwira umuntu turi kumwe. Emi? Mwe twari kuba mu kiganiro mu minsi yashize. Ndakwibutse pe iminsi myinshi. Umeze neza? Ndaho ndakomeye rwose nkumeye nk'urutare Rwanda ba. So reka ngo umuntu muvugane. Ubwo leta naho mbwira. Ade? Yes, allo. Bitese. Ni sawa. Wamenye se? Yo. Ko numva meze nk'umukunzi wanjye se. Ukiri umukunzi se? Arahiye. Yarabukwemereye. Naisha se my love. Nuko ye. Niwe? Crush wawe. Shari umeze gute? Nisa umeze gute? So usko Imana uri kumbica nkaho tutavuganye mu gatondo. Oya rega burya niwaciyemo n'isaha. Mba nkumbuye cyane. Gusa nifite gahunda yo kuza kuguhamagara ngakwaza ko wafashe ibya saa sita. Okay, merci. Umva nyine niyantumiye tu nibagiwe kubikubwira. Niyantumiye nagiye muri interview. Yagutumiye? Ego. Asubwe mbwa tukajyana mu gitondo tukimara kuvugana ukama gahunda we. Niwe nyiri televiziyo ariko niwe wabibaza ibyo. Umeze neza ariko? Yani bon. Yesu we shabasi wariye? Oya nasize. Yewe sha nukuri numvise ijwi ryawe mba numva muri ngewe sinzi ukuntu umutima wanjye utawuzura ibyishimo gusa pe. Ntumbwire. Nukuri umva ntago nakubeshya. Okay, merci. Yawe. Ese ngo uri murakora uduki? Bo turi mu kiganiro tu nk'ibisanzwe. Nibwo mbageze nyine nibwo Emma mfashe kuri gate. Cyane ukuri basi ndumva nezerewe cyane. Merci. Yes, mwana noneho rero gira nk'amagambo nk'atatu akuvuye ku mutima wamubwira ubundi twikomereze. Aisha. Oui. Nukuri ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose. Uri w'agaciro mu buzima bwanjye. Wubuze muri njyewe ntasara. Mani urakoze tu. Nukuri pe. Nawe uri w'agaciro iwangera. Nukuri urakoze cyane. Nukuri urakoze cyane kuba byibura nanjye ndi w'agaciro kuri wowe umutima wawe. Because you are good friends. Yawe. Uko friend wawe ni boyfriend wawe? Ubu nona ni best friend tu. Ako boyfriend ntago biraza. Oya uwo ni sheri wanjye rwose naho ndi umuntu akunda uretse njyewe. Okay. Yes. Rero urakoze cyane mwana komeza nyine utera izo shaza nizifata nyine uzazirya mu bitoki nta kundi. Oya ndamukunda cyane sinzamureka. Nje nawe ni paka. Sawa urakoze mwana. Urakoze cyane ko mu mama tukavugana Emi. Urakoze witeka kumera umugisha. Sawa. Ko umwana avuga ngo murakundana wowe ukabihakana bihagaze gute? Sumuzi se cyagiye bwo ntiyanyitaga my love aribwo bwa mbere tubonanye. Ariko nta birenze nibisanzwe ntacyo bintwaye. Ese kubera icyo no muja mudashaka kumukunda mwana kandi agukunda? Bo naye nzamukunda mani nta birenze. Ntabwo biraza. Yes, reka rero tugende twicara hano tuganire twumve ko gahunda zimeze ubundi ubuzima babashe gukomeza nyine bugende neza ubundi unyibwirira amakuru wasanga ufite icyana cyakurijije ku ruhande ukaba utari kwemera umwana w'abandi kandi nabonye muri comment abantu bari kugusaba ngo ukunde uramujama bose ko bari kunsaba urukundo bamwe muri comment uzagiye urebe harahiye. Yes, reka rero tugende turebe wenda hano twicara ubundi tuganire ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Okay, nta kibazo merci. Yes, reka murabizi iby'urukundo rwa Aisha cyangwa se umuhungu wapfiriye Aisha
umwana w'Ibugesera akunda Aisha kandi namwe mwarabibonye mwagiye mugaragaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aisha bamwe mwaramuvuze ni mwiza mwumvishe ko n'umujama twavuganye kuri telefone. Aisha nawe ari hano. Oui, urukundo uramujama agukunda urwumva ute? ni ibisanzwe mani. Ni ibisanzwe nyine twagiye dukundwa se tunakunda. Urukundo nyine ni ikintu umuntu abazi tu. Ariko urukundo ni ikintu nyine gikomeye umuntu agomba kubaha agaciro. None nk'iyo umuntu agukunda wowe utamukunda ubyumva ute? Biraryana. Birya umuntu ugukunda, biramurya, biramubangamira, abana nabyo nyine kwihangana n'iki. Ariko nta kundi nose ko ntago wakunda umuntu gutyo ngo nuko yagukunze. Abantu bose rero wazarangira ufite abantu bose mukundana. So iyo muragukunze umwitaho tu. Ukagerageza kumwereka ko nta kibazo na kimwe gihari. Urukundo akazabona n'undi mukunzi cyangwa ukazanamukunda wenda hari igihe bigera ukanamukunda. Asa yigira urukundo. Ndaruhimana. Aka gakobwa nta rukundo kagira kiyemeye kuri uno musore. Umva guys, ngira urukundo mani uzanansaza ahubwo. Izi nkoko za hano se nazo ziba zabyumvise cyangwa uzamuha urukundo ari uko inkoko ibitse gatatu. Wallahi numbwire. Bizaza. Ese ugira umukunzi? Of course. Uramugira? None uramujama ibyo akora byose arerohereza ubusa. Ushobora no kumwanga ugakunda uriya tubyaterwa. Ariko akakanya si ubundi ubusha naba ari kwirohereza ubusa koko. Yewe. Ako barambwiye hari umumama ukina filime akunze wavuze akantu ngo umuntu iyo bataramwambika impeta aba ari single. Muri ubwo buryo rero I'm single. Uvuze ngo iki? Hari umuntu wavuze ngo hari umumama ukina filime yaravuze umukobwa wese batarambika impeta aba ari single. Umukunzi umuntu aba afite nyine nawe urabizi nta mpeta aranyambika ariko aba hari tu wandi ubwira bonjour waramutse gute ese wifubitse urabona nifubitse kubera umukunzi. Yeah man. Yeah man. Ubu nawe nyine uri single. Ntago ariko mvuze batankubita. Ako mana umuntu nyine bafite abantu akunda umuntu akunda. What? Ninde uri kumfuka man? Ninde umfuze uri kumfuka? Nta muntu ugupfutse urumva. Ako niki kintu wangira ubu nubuze nk'umuntu wanzaniye hari umutse hariya. Mananje wenzakwica wampereka ninde? Ubu nyine mufore. Ntago namumenya. Uri kumva ari nkande byiwe. Ntago namumenya rwose Mana Nyagasani afite n'intoki zikonje. Nyine uri kumva. Uswe interview zawe nazasigarukamo. Tenino buri kumureba. Buretse gato. Okay nande kureba hasi tumurebe. Yasi ngomba rese arakurekora. Fora ninde? Ninde muntu watinyuka gukora ibi bintu mu bakobwa muziranye? Konzi ko se wa mutipe tumuvuganye ngo nimba ryanye mba ari mu kazi uyu yabarinde. Nta wundi wabunziye kuri yawe. Izo umuhungu se nizo umukobwa. No mutipe man. No mu baby mwa. Nibyo. Ahubwo fora mu ba baby b'inshuti zawe. Oya man na baby gira intoki zimeze gutya. Zikomeye nk'izikina funuze basket. Izi ntoki zikomeye? No mutipe man usiko ari kunyica. Wasanga rundi mujama mushe. Ariko murana fresheri. Oh my god. Ako man. Ahubwo biracyaza. Thank you. Harahiye. Yes, dore gahunda nizi jama komeje nyine kwigaragaza. Thank you. None se man sisi muvunganye mukanya mbwira ngo ara. How are you? Okay. How are you? I'm fine. Okay, thank you. Shayi wajuba na romantique by'iburo gahagurutsa n'umwana ko. Okay. Harahiye. Oh, thank you. Nta muntu wari uzi ibi bintu. Nta muntu wari uzi ibi bintu. Yes, jama waja. Ndabo man. Urumva umeze ute?
ubwa mbere umuntu ampaye indabo kuva none ntabwo hari indabo zisa n'iminwa yawe ni ubwa mbere umutipe ampaye indabo mani bimeze bite cyane bimeze neza pe ibyishimo ni byinshi ariko ukomeje gutegura cyane ntabwo nzacika intege cyane rwose nzakomeza negure burya umuntu ukunda uhora umukora udushya mani mwari mufitanye gahunda nayo urampisha oya mani ndishimye cyane kuba nkubonye kuri uyu munsi thank you naguteguriye impano mvuga ngo uzasoza igifu uzagisiba neza muzaniye impano thank you urukundo rwanjye nakuye ko nta kintu na kimwe nzakwima ubundi urukundo nzakomeza ngukunde paka ibi byo uri kubona hari n'ibindi nzakomeza ngenda nkukora bizagushimisha mujamari romantique man okay I can't wait okay thank you Aisha rero yari arimo ambwira yuko ngo afite boyfriend niko yari ariko bimbwira ufite na crush ufite umva ibyo bintu byose ni ibibazo nkibaza ko uri kuvunika gutya kandi siko Aisha afite boyfriend bumva amaherezo arayahe amaherezo yanjye ntago nzacika intege burya iyo ukunda umuntu ntucika intege mu rukundo kuko mu rukundo umuntu ahuramo n'imbogamizi nyinshi cyane abaguca intege abakubwira ko bitakunda ariko njye bitewe n'urukundo mukunda njye nzamukunda paka njye sinzacika intege ntashaka yazaza afite imodoka nubwo njyewe nayo mfite ariko njye icyo namwemera icyo cyose njye nzakimukorera ko numva ari byose ku mutima wanjye no mu buzima bwanjye uyu musore ibi nakomeza gukora mu by'ukuri harabura iki ndibariza Aisha harabura iki shamani nyine utuye kure tu ni byanjye kubwira yeme mu kanya ngo utuye ahantu kure nese tuzatubonana urumva kuva twava muri interview part 1 ino part 2 sibwo tubonanye nibwo tubonanye twawumva nese uwo muntu urata sizakunda rukundo kuri telefone se urashaka zi Kigali okay hoya umuntu turashaka cyane ko n'ahantu atuye naho ari sawa mu Bugesera ariko man nyine yemere nyine azajya ambona uko ukeneye mukunzi se nakubona smile dukundanye nakubona ko ngukeneye koze wambona burya ikintu cyambe mu rukundo iyo ukunda umuntu niyo wambwira ngo uri mu ntara nge na yatanze sibyo nunye nuzambona kandi kuba ndi kure yawe sindi kure y'umutima wawe harahiye nuko reka njye mbibwira biri ku mutima wanjye kuko n'ubundi akira mikoro mubwira ikiri ku mutima murakoze cyane njyewe Aisha ndamukunda cyane n'umutima wanjye wose kandi niyo tuvugana arabibona sinjya mwitabura niyo ndi mu kazi ntago namwita ndi mu bantu benshi mwitaba ndano hatuje tukaganira namubwira iby'ubuzima bwanjye ukuntu umeze nawe akanyumva cyane pe oh my god ndagukunda cyane ntuzigera uva mu mutima wanjye none se reka nkubaze ubundi man ibintu mani biba biri too much okay urankunda ndabyemera ariko se njye mfite umukunzi mfite na crush ibyo bintu birabyumva crush uramwumva ndabyumva cyane uzaba wa gatatu se urumva mfite crush mfite n'umuntu dukundana rero mu rukundo ntago iyo ukunda umuntu kenshi na kenshi ntago umukobwa wakunda umuhungu umwe ariko niyo yaba ari abatipe batatu njye numva ko nta kibazo byanira kuko niba unkunda urankunda kandi niba waba utanankunda njye nakomeza nk'ukunda gusa mu kigaragara cyo mu minsi tumaranye tuvugana iyo tuvuganye tuganira neza nkumva mfite urukundo sinzi ubwo ngubwo ubwo gumanurwa rero ubwo gumanurwa sambwiye ko ruhari ubwo gumanurwa nyine tu ariko rata nzakora iki se kugira ngo nyine nzakora iki kugira ngo basi si twaba inshuti nyanshuti havuyemo urukundo magara njye rero kamubwira sibyo njye ndagukunda cyane njye ibi byose kuba mba nabikoze navuga ngo naze amfashe njye ibintu ibyanjye nawe njye nzambishyira ku mugaragaro kuko njye nkunda umukobwa umwe naho undi mukobwa nkundana nawe kandi abantu bakurikirana yicara ni abantu benshi cyane
sibyo ngiye ndagukunda ahubwo wowe nyeneye kuzumva basi none nawe umbwira ati nanjye uzi ko nsigaye none numva ndi mu rukundo. Mwana ikibazo se kari kukumbwira afite umukunzi bizarangira gute? Nuko ngo nge ntago nzacika intege, sinzacika intege, nzakomeza mukunde niba namufite nta kibazo, sibyo ariko buryo iyo ukunda umuntu ibintu bitwaza gakeya kandi ikintu ari cyabo nta hantu kijya. Nge nzakomeza ngukunde, Imana yo mu ijuru nibizi n'uburu wanjye uzaba wanjye. Okay ni dutandukana n'uwo mfite ako simbyifuje ariko dutandukana nibwo twakundana. Urumva nawe uragiye gukunda undi muntu hari unkunda by'ukuri nyine dutandukanye n'umukunzi twakundana n'uyu sibyo? Ntago mbizi ntago nabasha ku ariko reka nje mubwire none se rata reka nkubaze nk'ubu mukunzi mfite sibyo ambujije kongera gukora interview nawe kandi urashaka gukora urukundo rwawe rugero rwa societe nimba ushaka inama z'abafana cyangwa inama z'abakunzi ba Emi urumva niba badukurikirana tweyo cyane ko bataba banatuzi ambujije gukora na interview nawe kwa Emi wabigenza gute? Ikintu nakora uretse kujya ku mavi ngasenga Imana navuga ngo Mana mfasha ibyanjye ubigende imbere Aisha umukoreremo akunde Antoine ndumva nta kintu nabihinduramo. Emi ni hatari man. Hasi uyu mujama man uramuziza iki? Ntago mwanga ariko si hari itandukaniro igihe twavaga hariya n'ubu ngubu si bitandukanye cyane. Biratandukanye ariko turi kuvugana kuri telefone mba numva bari ibintu pe ndi mu rukundo kandi nawe nkumva ubirimo neza. Ariko twahuye gutya Emi nge ntago namubeshya bivuga ngo isura yawe ishobora kuba imunuke yankanga. Oya rata ntago ariko bimeze ariko reka nkubwire impamvu iyo tuguryo no ko Mr. Shell nyine tubonana nifite agenda kenshi cyane ariko navuye numva nerezerewe tuvugana kuri telefone nkumva ni ibintu biri fresh nta kibazo ariko none uyu munsi turagiye turahuye kandi mfite ibyishimo byinshi cyane nyene kujya byishinaganira nawe bite nyine byo twaje tugana kuri telefone ariko numva tangiye none kuzana nk'iby'ubushiza ancinege ambwira ngo afite ngundi mukunzi suko ko banyarwanda nzakora iki? Gusa sinzacika intege. Navuze ngo mfite umukunzi ariko nta mpeta nambaye sibyo? Iyo umuntu atambaye impeta aba ari iki? Iyo umuntu atambaye impeta nyine aba ari single. Gusa uri single cyangwa ufite umukunzi? Nase mfite umukunzi hari impeta nambaye. Bivuga ko nawe ukunda Antoine. Oya ntago simwanga nge Emirate ariko nkubwire kuva wa munsi tuva hariya na MC Nario nukuri ko Imana ndakwemerera ko uyu mutipe yajyaga amamagara mbere nkamwihorera ko akundi kwirya ko abakobwa niki nkagira gute umuhungu ni babandi nyine urabazi n'abahungu batesha umutwe ariko Imana nyine bitewe na comment nabonye wawe nanjye mutima wanjye nzi uko urukundo ruryana nanjye mfite kuba narakunze nanjye nkababara cyangwa nzi uko urukundo rumera Emi nukuri ko Imana kuva twava muri interview biratandukanye cyane turavugana n'umuntu ibaze ko mfata telefone nkamuhamagara kandi ndi mu bantu batajya bahamagara urabizi ndamuhamagara kandi sinkwa keya urazima kuri telefone nose amaso ku maso sibwo duhuye nibwo duhuye nuko guhakaya kuri telefone azima no ushake zanjwe none se Emi ratubwo si hari ikindi kintu ashaka kindi wa mugani wa Sky tu itetele akora oya hitumubwira itetele Emi hari ikindi kintu namutipa ashaka none se kankwereka kuva muri interview urumva ashaka iki mani nyine jigi reka nkubwire mama ashaka jigi pardon gato Emi sankunda kucyaminga ku aminga online atajya amagara ngambwire ngo ngenje Kigali kukureba cyangwa ngwino nyine nk'umuntu uri gutereta ese duhure hano tuganire ko atarabinsaba interview wallahi kambi babwiye duherukana wa munsi ntaragaruka kundeba arangiza ngarankunda online ako se ekambwire telefone zibereye jama yazanye ururabo man okay urwo rurabo ayo mawuwa uzamafaranga n'abandi batipe ni we mutipa mbere umara ururabo ufate neza ariko ni n'ubwa mbere mbonye indabo kwanza oya hito muhari mane ni ngiye musabe basi kibizu kwitama okay
take bizu kabisa urakoze cyane gori hari ibirenze ubwo nibyo ashaka ahubwo nibyo ari kwishakira cyane gusa urumva no unyuzwe ndanyuzwe cyane kuko ubushize bwo nta kintu igeze ngura be na kimwe ariko no byishimo biranyuzuye pe kubona ko nanjye navunitse arama waguze bihwaniyemo nako kabisa oya urukundo ruzakomeza mungize ko ntabizi ururabo ndikora nazi ururabo urarugaye ndikubona n'ikibo sinzi sibyo iyo ukunda umuntu barasinzi ndumva atangiye kuvuga n'iki ariko iyo ukunda umuntu niyo nagenda nkuvugira ibyo ushatse kuvuga se oya it's okay wakoze rwose god bless you nabishimye pe n'umutima wanjye wose gusa ururabo narumuhaye ndukuye ku mutima wanjye merci nazindutse uretse ko nyine gusa unambabarire kuba nakiriwe cyane bitewe n'imodoka kuba yanindiye sibyo ndimo nshaka kuvuga ngo umukunzi yamushakiye urabo rumeze neza nanjye noneho nze nambaye umweru urabona ko no kwambara byamvunnye kugira ngo byibura nze abona ko ibintu byahinduye imirishyo none nanjye abone ko birimo biraza thank you ikindi kukubwira rata sutereta sibyo simutereta umutipe mani wiseka mani muratereta ni gute umuntu agukunda online ukwezi nigushize tuvuye muri part 1 interview kuki atarambwira ngo tubonane kuki ataramwagara mbwiye se durira ahantu kuki namuhaye karibu ntaze mu rugo ngo tubonane nuko ngo ngiye mpamvu ngiye ibintu mba nabikoze gute ntagazi gutereta no mutipe wabahido no mutipe ntazi gutereta simwabonye nitonda nago nitonze no mutipe ntazi gutereta bitiwe n'abantu ngiye nagiye mura nabo oya ntazi gutereta wabaye ubu ni wagusa gutereta online mani sijya mva se ngo Kigali bishaya cyangwa abantu ujye ukoresha imbuga ariko ufite smartphone kwanza oya ibyo ngibyo kubyumva nta kintu ngiye byafashe sibyo nose nzakora iki papa wanjye weva kuri online online mani duhure online ujye kuburira ngiye mba nabikoze ibi bintu sibyo reka ngwere sorry ngiye mpamvu mba nabikoze gutya sibyo cyumu baby urabizi ko duhura mu interview ya mbere kumuntu byarangoye cyane yaranafunze sibyo yaranafunze ahubwo no mu baby niwe ushaka digidigi arambeshye akwemera ntukambeshye sinzi urumva none nawe kuko burya umuntu wagufashe bwa mbere ko yaguza n'umuntu sibyo reka nzakomeze nkwiyambaze paka ibyanjye nawe ni ubizi n'abanyarwanda muri rusange ngiye mbaye namukunda ngiye ntabwo nazaneke abanyarwanda muri rusange ngo ibyanjye no ngwemeze gutya na gutya nawe undi muntu mfite ku ruhande yatambwiye ati ibi bintu bimeze interview se wayikoze gutya na gutya ariko mba nabyirengagije wowe wihanganiye kuba ngiye numera uyu munsi umunyamakuru akamuga ati nabimfashemo amuze nawe nuko ibyanjye nawe ubizi umva ikibazo Aisha afite Aisha ari kukubwira ati ibintu by'iki gihe byabaye Kigali wisheye wowe uramukunda Aisha akajya gusharinga ahandi no kuvuga ngo uramukunda urara uvuga akagukubita urunimba naramushyize no muri mudu wibereye mu Bugesera hari umwana wibereye hano Nyamirambo uri kumva nta makuru afise iyo urateratera abandi iyo ukunda umuntu hari ibintu bimwe na bimwe urenze inyuma njye namukunda ibyo ngibyo simbizi ntanabikora pe gusa niba nkunda ibyo ntazabikore niba atankunda azabikore gusa nta kintu kizanca intege niyo naza ngasanga ari kumwe n'undi muntu arimo barasangira inzoga njye nzabirebesha amaso nicecekere icyo niko mbyumva njye nkugira inama ugomba kumenya gutereta ukagira ibyo gunereta online se ndakubwiza ukuri urabona nkawe sibyo ngaha noneho mfasha uzanshakira ishuri ryigisha gutereta nzagende niga ubwo niba itagufata kandi niba binakubaza ko ngiye mfasha umunyamakuru nkamuzana aha ngaha sibyo please ndagusabye wikongera kunkomeretsa umutima online ijya ku buriri bro banemi wigicira izina online ujye ku buriri ntago ari webe wari kukubwira ati va online duhure se tuzatereta na se online tutabonana ikibazo mfite ni kimwe ngiye numvaga mfite ibyishimo muri ngiye ariko numva nangiye kubabara cyane kuko ngiyeho naje turi mu rukundo umwana ari kukubwira umva ubwira akakaru ari kukubwira ati va online ngwino ku buriri nihashaka none se niba umuntu aranterese online turavuganye ngiye muri mudu wenda urugero uramukumbuye ejo urabizi ntumubonane transport no gutega indege ijya Bugesera urabizi imvura yaguye icyondo nambara inkweto z'umweru muranzi naca he
uyu mwana gusa nakabandi njyewe ashaka kumuha avance Oya, uve online ariko ni ukuri pe ni inama ngugiriye va mu byo guteta online buriya tunabonane mani burya njye impamvu ibintu mba mbikora nibaze ndi no kwisabira kubonana ngo utize geto simba wo oya geto njye ndayifite atinga gutiza geto umwana ukamukura Urayifite? oya Okay, ahubwo njyewe urayifite, urumva kutamenya njye se nituvanga munsi. njye nituvanga tuhita tubipanga neza mujye kwijiginya oya aso wambura udatuma yisubira burya aza gutuma wenda bifatamo ukundi kundi Oya, nta ngo naza kundi. mbwa ngo naza nsure It's okay. agahita mva ko nyine ari jigijigi n'iki gusa tuza kuza kwipanga ariko urumva ko ari inama ngugiriye ni inama ngiriye yego gusa njyewe ukuntu umwihariko ku njye nabyumvaga numvaga ko kuba njye byaratangiye uyu namwembajije nk'abanyarwanda muri rusange barebe aho babonye aho byatangiye baza n'aho bizasoreza oya wifata ukundi kuntu ariko urukundo si online cyangwa ukwiye kuganira nkavuga nyine ukabona n'umuntu hano rero kuri kamera ntabwo ushobora kumenya ko umuntu agukunda bya nyabyo okay uno munsi yaje afite akanyamuneza mbere ejo undi cyagihe pati wani rariza yarimo ararira njye mbere bari muti parira ariko njye ikintu nakubwira cyo urwo rurabona n'ubwo rwemeye umukobwa adati nose ko imari turicara rwakuje wari kurushyira ku bibero n'urwawe rwose ntabyo mbamenyereye ariko emirati ikintu ndi kukubwira ukwiye guhura n'umuntu mukaganira ukanamenya neza kuko ese urwo rukundo ruri kumuvamo ariko hano ni ukuri ni ntuzi ni kuri kamera sinzi ukuntu ngiye mbyakiye mba numva nyine twahurira ahandi hantu nkabona koko ni mutipa nkunda byanya bya panel byo kuvuga ngo nkwe oya rata umenye gutereta ibindi bizaza ntaribi ngiye bizaza ngo uramukati ntago mukatiye ariko mwigishije gutereta nanterete ntago arantereta wateresa umwana ariko wavuye mu bintu byawe nurane ukajya ku buriri kumareme ubwo buriri bwawe mani nibyo na buriri se oya buriri bwo hoye gusa basuve ku buriri ujya kuri mwaye gusa urumva se nicyo kintu ari kunga kuko aha ndarengana usanga umwana ari umwana wa pasiteri mwana Aisha reka kugora umwana umwana aragukunda gusa umukobwa ndamukunda okay none Emi ngiye nkubwira ko nanjye ngukunda birangire twimanukire oya ibyo ngibyo byo kwimanukira niba unkunda umbwira ngo urankunda aka kanya urifuza iki kuri Aisha noneho nimba agushinje ko wowe uvugira ku munwa gusa wowe umwana aragusaba kujya uza abantu babona iyo noza kuntu ari bake aragusaba ngo ujye ku buriri wirambike none wowe gira ikintu umusaba none ahangaha ubaka kanya akigukorera ikintu mba none hanga yankorera sibyo none aho baka jewe ngubu none hanga ikintu urabona ko navuye Bugesera sibyo urabona ko buri kimwe cyose cyamvunye naje nambaye ishati y'umweru agakweto k'umweru ebana none nabyo byananshimisha cyane abona ntabwo sinzi nago ndamusiga bita dress code nago ndi musiga ngaha none gira ikintu musabira hano aranakigukorera kandi ndabiza Aisha nkuko yakubwiye ngo Kigali wisheya ntanashobora guhita bagushu oya nago buriya nuza Emi burya avuga ikintu cyo koze byumushimira mane Emi ndamushimira cyane kuko ibintu yagiye ankora ni ibintu byinshi cyane kandi byangiye binkora ku mutima oya mushimire mu scenario scenario ndetse ndamukumbuye cyane wari umwishe yarazi kuma bana ari mwishe erega hari ukuntu umuntu agusanga ufite agahinda kenshi cyane noneho ukumva amagambo azanye ukumva arimo aragukomeretsa cyane n'umwana mwiza n'umwana mwiza namushimye gusa sinzi uzamuze nawe mushimire cyane kuko ibintu yankoreye kugeza amagingo angahe cyane kuko nubwo kwa iyo ataza uragira ngo naraza kwigisha no kurambika umwana yakomane kurambika oya gutereta mana pana kurambika gutereta simbizi Emi wowe sibyo gutereta gute urarambika oya buri muntu agira strategy umutomba ariko nta mutima wawe nzi se ubwo ngutera naga igi kunyura nyine ubu sugo mbivuga Aisha ubundi kugira ngo Aisha biri kuri telefone nta mutoma numwe urajyamo koko ahubwo ngewe imitoma mutera
iraca ahangaha ntabwo imukora ku mutima. Tugana ku musozo ibyo wansabye urabikoze, washaka kumukorera aga surprise kandi birakunze, kandi njya nishimira ko ibyo nkora bijya bicamo neza. Wenda nizere ko wenda ubutaha dushobora kuzongera guhura uvuga ati wenda Aisha yaje mu Bugesera kukureba, yaje kugusura, wenda akanika amafura kavuga ati reka njye kureba uriya muhungu, iyo ntambwe wenda yanayitera ntawamenya, ariko nyine va online ujye ku buriri nibyo umwana ashaka, arashaka kugusharinga wowe uraho mu bintu by'amafuti. ubwo rero ibyo bintu bivemo, wegere umwana. Wateguye gute kumuhurura? Ni ukuvuga ngo uriya munsi twahirukanaga navuye n'ubu mfite ibyishimo byinshi cyane, noneho bitewe n'ukuntu tugana kuri telefone karebe nakabe nta kibazo rwose, ni impano yawe. Noneho bitewe n'ukuntu tugana kuri telefone napanze, noneho igisibo azasoza ejo, ni uyu munsi. Ndabona reka mushakire impano, ikandi impano pe nekuye ku mutima wanjye, nyimuzanire noneho atangire nyine ejo ni umunsi w'irayidi, igisibo noneho akirangize neza, azamvumbya ariko araza kwimbira, ariko Aisha nta mutima afite wo kugutumira bro, ahubwo arahari. Ahubwo noneho ndumva ibibaye neza, cyane. Ngiye kurara sawa, nibe byo muhana ikiganiro. Ubona Aisha ari ikintu yakumarira, ariko gusa Aisha sindi umwana mwiza ngawe, ibaze ndaza nkigisha n'abantu gutereta hano, nararenganye mwayiza ngo sinkunda umuntu. Yes, reka mbashimire kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Burya umuntu nagusaba urukundo uzarumuhe, ni urufite ariko umuhe urukundo rwa nyarwo mu gihe gikwiriye. Nifuriza abayisilamu mwese kugira Eid nziza, gusha Eid Mubarak or Misrim. Eid Mubarak. Raki kuri Arabiye wambwiye ko uzama ku muceri, twazajyanye ku muceri. Umusilamu tuziranye w'inshuti yanjye rero wese wamaye umuceri nkirira, ariko mbibutse yuko Eid Covid ntabwo igira Eid, icyo kintu tukibuke. Covid ntabwo igira Eid, Covid ntabwo igira umuceri, manu rikabera se boretse Covid ntigira Eid, Covid ntigira umuceri. Wabunyijije abavumbye, Covid nta rukundo igira, Covid niyo kuturimbura. Mu byo mwizihiza byose twibuke ko icyorezo cya Covid kiracyari, kandi buri munyarwanda wese afite gahunda yo kukirwanya kandi kudukiza abavumbyi mu gihe cyanyacyo. Reka mbashimire, mwakoze kubana nanjye kandi Imana ikomeze kuba mugisha. Love you so much my people.